breaks it. Amazina ni Hategekimana Olivier, nkaba ndi umuhungu wa hariya mu majyaruguru iwacu ni muri Rulindo, umurenge wa Bushoki. Muraho mumeze neza. Amazina ni yandi ni Hategekimana Olivier. Reka tumanze rero twiragiza Imana muri ibiganiro byacu tugenda dukora by'abantu bafite ubumuga. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje kwa turinze ukaba tugejeje amaginga ya. Rero ubu tugiye kukwereka topic twazanye muri ibiganiro byacu, turinde paka turangije kino gikorwa. Byo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nkuko nahembe babwiye, amazina ni yandi Hategekimana Olivier. Nabanje kubakorera ibiganiro kuri YouTube channel yanjye bita nise Twese Turashoboye TV. Uno munsi nabazaniye topic noneho idasanzwe, mumbaze ngo ni yihe. Topic nabazaniye uno munsi navumbuye topic idasanzwe, nabonye ishobora gukundwa cyane kandi namwe mukanayikunda muri rusange, n'abagenzi bacu n'abadafite ubumuga bakaza kuyikunda neza. Bakomeze bakore subscribe, gusa ibintu bazajya babibona umunsi ku wundi. Topic rero tugarutse hejuru ko nabibabwiye, topic iravuga ati nukongerera uburenganzira abana bafite ubumuga muri leta, mu mashuri, mu ngo ndetse n'ahandi hose muri rusange tugenda tubona hano hanze. Turaza guhera mu mashuri tugenda tubona yuko hakunze kuzamo abana bafite ubumuga. Rero ndaza kubaganiriza ku burenganzira bwa bana bafite ubumuga mu bigo by'amashuri. Mu bigo by'amashuri niho ndaza guhera. Nakunze kwiga mu bigo by'amashuri mbayo boarding, n'amahirwe nagize yandi nababwiye isho bundi nkora cya kiganiro. Ariko ubu ngubu hari ayandi kongerera uburenganzira ni mvuga uburenganzira muze kumva icyari cyo neza kugira ngo tubashe kugendera muri iki kiganiro cyacu. Hari igihe ujya nk'uko nababwiye yuko nize mu kigo cya boarding hariya mu majyaruguru hano bita muri Seri. Muri Seri rero nizeyo, ariko nkaba mbona ibikorwa remezo by'abafite ubumuga birimo kugenda biza cyane. Ariko kakaba hari n'ibindi twashaka gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo tubashe gutanga ubuvugizi nyine mu buyobozi bwacu bw'ikigo ndetse n'ubuyobozi bwacu mu kigo, babashe kubizamura, babyepuruvinga, babijyane nko muri leta nyine babidutangiraho ubuvugizi nabo. Arega inzego zihera hasi kuri twebwe tugenda idutanga ibitekerezo. Ntago umuyobozi azajya kumenya yuko ufite ikibazo utakimugejejeho. Nicyo kintu cya mbere nababwiraho, kugira ngo rero uzajye ubona wowe icyo ukeneye nk'umuntu ufite ubumuga mugenzi wanjye. Reka tuzajya tugira gutya dutanga amakuru mu buyobozi bwacu, tuzajya tubona biri iruhande rwacu cyangwa se tuba tubona hafi yacu umunsi ku wundi, kugira ngo tuzabashe kugira ngo tubone ibyo dukenera nk'abantu bafite ubumuga. Ndaza kubabwira rero, ndabaha ingero z'ibintu nabonaga barimo kudukorera nk'abantu bafite ubumuga. Ubu ngubu bagomba gukosora, ndakeka bimaje kugira gusaza. Bimaje kwangirika, ariko ni ukuvuga ngo aka kanya nicyo kintu cyanzanye hano, kugira ngo nongere ntange ubuvugizi
muri biriya bikorwa remezo byacu twari twabonye bari batangiye kudukorera, gusa nyine bari babisoje, ariko nyine birumvikana ko bugenda buke bwongera bwira ikintu kirasaza bitewe n'ukuntu bagenda bagikoresha. Ni ukuvuga ngo hari imisarani y'abafite ubumuga bari bubatse muri biriya bihe byahise, ariko ubu ngubu bakaba batarimo kubyubaka. N'ahandi muri Mauti Kigali hari ibyo mbona byagiye byangirika, ariko nyine ubu tubikozeho ubuvugizi, nyine mbikozeho ubuvugizi, bakongera akabisazura akabigira bishyashya. Birumvikana barabikoresheje bagenzi bacu b'imbere, bakuru bacu, ariko natwe turimo kubikoresha nanone. Hakaba hari na bagenzi bacu barumuna bacu bakiri inyuma bazaza bakabikoresha. Rero ni ukugira ngo tubitangeho ubuvugizi. Hari byinshi nyine tugomba guhindura, ariko nkatwe tuba twaragize nk'ubushake cyangwa se n'amahirwe yo kuba twagira gutya tukaza kwiga ku mashuri, tugeze hano, byose tubikesha n'Imana. Reka Imana yacu, Imana turi hafi, tubasha gukora ikintu bikagenda neza. Reka tube maso rero, ejo tutazajya twumva yuko umuntu udafite ubumuga ari we wagenda ukaduhagarikira. Buriya reka mbabwire, nimujye mubona umuntu udafite ubumuga nyine aragukuriye pe, turabyumva, yagize amahirwe yo kugira ngo ajye mu nzego z'ubuyobozi atuvuganire, ariko natwe tujye tugaragaza ubushake yuko dushoboye gukora n'imbaraga. Hari igihe nyine umuntu akureba akavuga ati wowe ntabwo washobora kiriya, bitewe n'ukuntu wamwitwayeho imbere, wamwitwayeho akabona nyine imbaraga n'intege ufite, ntabwo arimo kubikurura ngo abone yuko ka kazi wari umusabye wakageramo ukagakora neza. Ariko ko bizagenda biba byanze bikunze, hari igihe wazagira nk'amahirwe, maybe birashoboka yuko wagira nk'amahirwe ukaba wayobora nka paritema runaka z'abafite ubumuga, kuko tubizi paritema z'abafite ubumuga ni nyinshi muri iki gihugu. Muzagera guhera ku mudugudu tukagera ku rwego rw'igihugu no ku rw'isi, hariho abantu badukuriye. Ariko iyo tugiye kureba siko tubona yuko bose bafite ubumuga, hari abo bagiye bashyiramo badafite ubumuga. Wambaza ngo ni ukubera iki? Hari ahantu bagiye bagera nyine yuko bakabona hari abantu bafite ubumuga, ariko ntibagaragaze ubushake bwo kuba bagaragaza yuko nabo bashoboye kuba bayobora. Kandi icya mbere ni icyizere tuba twifitiye nk'abantu bafite ubumuga. Murambona nanjye mpora nifitiye icyizere yuko byanze bikunze akazi kose nageramo nagakora neza, keretse habaye hari impamvu runaka zizatuma batanyinjiza muri ako kazi. Ariko njye mba nifitiye icyizere yuko nagiramo akazi k'abandi nkagakora neza, kandi nkagakora cyane, nkabasha no kuba nagaragaza umusaruro utubutse. Wajya no kureba ugasanga urute wa muntu bari gushyiramo udafite ubumuga, umuntu yari kubikora ugasanga ngewe biratandukanye pe, biratandukanye nk'uko yari kubikora nanjye. Wareba ibyo yari gukora n'ibyo nkoze ukabona biratandukanye cyane. Noneho mwigirire icyizere, nanjye mbahaye urugero yuko nanjye mfite icyizere mu byo nkora mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo yuko mpora nifite icyizere. Namwe rero mumbabarire, mbasabye imbabazi kuko ari njyewe urimo gutanga nyine bino biganiro hano kuri YouTube channel yanjye. Mumbabarire, umuntu wese tuzajya duhura mu nzira agahura n'umuntu akaba yamubaza ikintu, ajya agaragaza yuko afite ubushake ndetse n'ubushobozi bwo kuba yabikora vuba kandi byihuse. Nicyo kintu nashaka kubabwira aho ngaho. Ariko ntimwibagirwe na ya topic yanjye nababwiye haraguru yuko nari naje kuvuganira bagenzi banjye, nkamwe bagenzi banjye
bafite ubumuga, kuko topika yari iteye gutya, ni ukongerera abantu bafite ubumuga uburenganzira muri leta no mu rugo ndetse n'ahandi mu bigo by'amashuri whatever. Niko zagenda nyine bategura n'ibindi. Bwashize ibiganiro nari nabateguriye, narabyishimiye yuko mwabikunze cyane. Hari benshi bakunze kujya banyandikira muzaze mbahe ibindi biganiro. Muhumure, content ndabifite nyinshi. Igihe mwanditse muri comment munsaba ikindi kiganiro nzagenda kibakiza kandi kiryoshye. Sasa rero mukomeze mukore subscribe hano kuri YouTube channel ya Twese Turashoboye, uko bizagenda bucya bwongera bwira nzagenda mbagezaho ibiganiro byiza kandi bishyashya by'abantu bafite ubumuga bagenzi bacu. Mukora no kunzogera, ariko mukora no kunzogera n'inzogera nabwo ibikenewe yuko mwayikoraho maze tukabasha kugendana. Kandi mujye ikeneye nanone nabibutsa, mujye mureba izi video muzirangize zose. Mujye muzirangize yose igere ku mpera yayo. Nimba watangiye ikintu ugomba no kugikereza nyine bikarangira byose bigeze. Na comment mukomeze mukore comment, nazo ziba zikenewe. you.